amahoro y'Imana yarakomeza kugenda abana nawe ukomeza kugenda ukurikira Arthur Sport TV. Nizere ko umeze fresh sana. Reka nkubwire ko amakuru yo ni menshi hano hanze. Reka nkubwire ko equipe ya Rayon Sport mu rugamba rwo gushaka umukinnyi witwa Kagere Medie ndetse na equipe ya PRFC ni nkuru turaza kugenda tugaruka tubabwira ibya Kagere Medie hari muri Simba ndetse n'uburyo ashobora kuba yaza muri equipe ya Rayon Sport cyangwa se muri PRFC. Ibi ngibi rero ni ibintu biri kugenda biteza benshi urujijo hano hanze. Reka nkubwire ko nanone umutoza w'ingingo Francis yagiye akomoza ko hari abakinnyi nanone bandi bazongera kuba basoka muri equipe ya Rayon Sport. Yakomeje kugenda nawe abikomozaho mu makuru yakomeje kugenda avugira itangazamakuru. Reka nanone nkubwire ko equipe ya AS Kagere yakubisaga papo equipe ya Rayon Sport hari mu rugamba rwo guhatanira umukinnyi witwa Dangmong Noah umunyakameruni wakinaga equipe ya Misli yo muri hariya mu Misiri. Hanga rero n'umugabo rero wabashe kuba yagura equipe ya Rayon Sport, aho equipe ya AS Kagere kubisaga papo equipe ya Rayon Sport. Ubundi ibintu bikomeza kugenda bigiryohana, equipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda ijya ahantu hatari heza cyane. Kamubwire ko nanone ushaka kugenda udukurikira ku mbuga zacu ni zombi, ni Isumwa TV ndetse na Arthur Sport TV, ukabasha kugenda umera neza cyane. Kamubwire ko nanone ushaka kuba wagenda wifashisha imbuga zacu kugira ngo tukwamamariza. Nanone reka nkubwire ko ushaka kuba nanone wifuza ko tukuzamura imbuga za inkoranyambaga zikagera ku rwego mpuzamahanga zikakugeraho zikinjiza gatubutse. Hamagara 0888888381 ubashe kugenda ubona izo service zose tukomeza kugenda tukugezaho umunsi kundi. Reka nkubwire ko nanone ushaka kuba wagenda ubana natwe mu gihe wakoze subscribe. Niba utarayikora rero ibuke ukandonga ku kantu k'umutuku ubashe kugenda ukora subscribe, ndetse nkwibutse ko ushaka kugenda ukora like ndetse ukaba waduha na comment yawe kugira ngo ukomeze kugenda umera neza cyane. Hanga rero mu gihe uduhaye comment rero tugenda tumenya ngo turakosora hehe, tukomeza kugenda tumenya ngo ni hehe turakira imbaraga cyane kugira ngo tuguhereze amakuru afite ireme nko twakomeje kugenda tubashishikariza mu gihe mutwandikira. Rero nanone wakone bize 8878883 kashi kugenda ubona amakuru menshi kandi meza akomeje kugenda agerwaho muri iyi ruhago. Reka nkubwire ko amakuru yo ari akagaruka no ku Isumwa TV. Nturarikira gukomeza gukurikirana kino kiganiro. Reka tugaruke nyuma kano kananga ubundi tuze kubitira muzingo cyangwa se tuguha idonido ku makuru agezweho muri iyi sport hano mu Rwanda, ndetse tukubwira ibya Rayon Sport, AS Kigali, APRFC ndetse na Simba Sports Club. Byose rero uragenda ubikuranga. Nanone tukubwiye ko turaza kunyuraho mu makuru ari kugenda cicikana mu Burayi ku ma transfer. Byose rero ni hano ku Isumwa TV. Komeza kugenda wibanira natwe, amaro y'Imana komeza kugenda aguhoraho n'umuryango wawe. Reka rero ngaruke nkubwira ko Medie Kagere rero akomeje kugenda ateza ururondogoro. Biri kugenda bivuga ko equipe mu gihe equipe ya Simba Sports Club yaba imuretse akigendera itaza muri equipe ya Rayon Sport cyangwa se APRFC. Ngibi rero ni nyuma yuko Urudaca rero gukomeza kugenda avuga ko yateje akajagari cyangwa se yateje imvururu hariya muri Tanzania. Imvururu ni imvururu zimeze gute? Ni imvururu zahereye ku buryo abayobozi bagiye bacikamo ibice. Bamwe bavuga bati uyu mutayizamu afite uduhigo tutarakorwa n'undi muntu ari we wese hano mu gihugu cya Tanzania. Nanone abandi bakavuga bati mu mureka agende, umusaruro we ntabwo ari mwiza. Hanga rero ni nyuma yuko uyu mutayizamu rero we ashaka kuba yasoza amasezerano, ariko bamwe bakavuga ati tumwongera amasezerano agume, abandi bakavuga bati tumureke agende. Rero rutayizamu y'Umunyarwanda ukina equipe ya Simba Sports Club muri Tanzania Medie Kagere yateje impaka zikomeye muri iyi kipe rero, aho abayobozi bamwe bacitsemo ibice bibiri.
Ahangaha rero bamwe barifuza ko aguma, abandi bakifuza ko agenda. Ahangaha rero ibi nibyo bishingirwa ku musaruro w'uyu rutahizamu mu myaka 4 kuva 2018 kugeza 2022 yatsinze ibitego bisaga 65. Ibi ngibi ntabwo gukatagurwa n'umuntu uwo ari we wese ari muri Tanzania. Nkuko rero ikinyamakuru cyitwa Mwana Sport cyakomeje kugenda kibitangaza, cyakomeje kugenda kivuga ko mu buyobozi rero bwacitsemo ibice bibiri, aho rero bwakomeje kugenda buvuga buti uyu mugabo ahagume, abandi bati agende, bikomeza kugenda bibi. Ahanga rero ni muri iyo mpamvu equipe ya Rayon Sport mu ibanga rikomeye yahise yinjira uyu nguyu muri call yahamagaye. Nikoro yahamagaye rero uyu rutahizamu Medie Kagere, imubwira iti waza muri equipe ya Rayon Sport ko tugufite miliyoni zawe 25 ukaba wadusinyira. Ahanga rero uyu mugabo ntarafite umwanzuro nyuma yaho abaje kuba yavugana na equipe ya APRFC, nayo ikaba yaramwemereye miliyoni saga 20, ariko equipe ya Rayon Sport ikaba yaciye ruhinga nyuma ishaka kuba yamuha miliyoni saga 25, ubundi akaba yaza akayisinyira amasezerano y'imyaka isaga 2. Ahanga rero byakomeje kugenda biteza uronogoro, bivuga bati ese arajya muri equipe, araguma muri Simba Sports Club, cyangwa se arajya muri equipe ya Rayon Sport, cyangwa se arajya muri equipe ya APR. Ibi ngibi ni bimwe kugenda bikomozwaho, bivuga bati uyu rutahizamu rero ashobora kuba yaza uko biri kose. Nimba ubuyobozi bwacitse ibice bibiri, impaka kujya zishe no uyu mugabo ashobora kuba yaza hano mu Rwanda cyangwa se yajya ahandi, ariko mu gihe yabavuye hari equipe zo mu Rwanda zo zamuvugisha mbere zahita zimufata akiri mu maguru mashyashya. Reka nanone twihute cyane nkubwire ko rutahizamu nanone kamuvuge ku kijyanye na gapapu. Rutahizamu w'umunyakameruni yabashe kuba rero yasinyishwa na equipe ya AS Kigali mu gihe ari kubitaga gapapu equipe ya Rayon Sport. Ibi ngibi rero byabaye ni kuri uyu munsi, aho rero equipe ya AS Kigali kubise gapapu equipe ya Rayon Sport isinyisha rutahizamu yitwa uwo bita Noah Dagmo Hapmo, rero w'umunyakameruni wakinaga equipe yayita Misli El Makasa yo muri equipe yo mu gihugu cya Egypt, mumbabarire. Ahanga rero ni ibintu rero byakomeje kugenda biteza urongo, bavuga bati se kuri Rayon Sport ikubiswe no gapapu byagenze bitanga. Rero impamvu nyamukuru iyi gapapu yatewe rero habayemo akabazo k'amafaranga, akari nako kabazo nyamukuru equipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda ihura nako muri izi transfers. Ahanga akabazo k'amafaranga rero kabayemo niko katumye equipe ya Rayon Sport ibasha kuba yagira. Ubuyobozi rero bwa Rayon Sport twababaje buratubwira tuti umukinnyi twamaga miliyoni saga 25, we akavuga ati ndashaka miliyoni saga 35. Equipe ya AS Kigali rero yabashije kuba yamuha miliyoni saga 35 yari yagiye asaba. Bituma rero ikipe rero ikomeza kugenda yegukana uyu mukinnyi, aho rero yakomeje kugenda ivuga iti uyu mukinnyi akomeze kugenda azadukinira, ndetse nkubwire ko equipe ya AS Kigali izasohoka muri CAF Confederation Cup rero ikeneye abakinnyi. Nkubwire ko yamaze gusinyisha abakinnyi bagiye batandukanye, barimo uwo wita Dusinyizimana Gilbert, uwitwa Akayezu Jean Bosco avuye muri Tense, Dusinyizimana avuye muri Kiyovu Sport, uwitwa Rucogoza Eliasa akaba rero yaravuye nawe muri equipe ya Bugesera FC. Nanone katwite cyane nkubwire ko umutoza w'ingingo Francis nayo yakomeje kugenda komoza kuba bakinnyi azagenda arekura, ariko nanone ntago yakomeje kugenda avuga ko aba bakinnyi byabaye confirmed, gusa aravuga ati nimbona abakinnyi nifuza aba n'aba bazakomeza kugenda basohoka muri iyi equipe ya Rayon Sport. Reka nkubwire ko udakanze subscribe ubunyazwe, kandi subscribe aho ngaho hasi ku mutuku, ubundi ugende no ku nkuru zacu zabanje. Twebwe hano dukora sport gusa, ni Artur Sport TV, ni sport gusa twibandaho, nta yindi content dukora. Komeza rero ubane natwe muri content zacu, ubundi komeze kugenda umererwa neza cyane, ubana natwe uganda like share content zigenda zikugeraho neza cyane. Nanone kamubwire ko uyu mutoza rero hari ingingo Francis nyuma ye musaruro utari mwiza equipe ya Rayon Sport yagaragaje mu mwaka 2021 na 2022, rero Rayon Sport yari yafashe umwanzuro wo guhitizana umutoza mushyashya
ndetse ifasha umwanzuro wo guhita yirukana abakinnyi b'abanyamahanga basaga 5 nagiye mbababwira mu biganiro byabanje nimba utarabamenye ca ku biganiro byabanje ubundi ubamenye. Reka nkubwire ko nanone sabo gusa kuko hari n'abanyarwanda bamaze kubwira ko batazakomezanya mu mwaka utaha. Nanone umutoza wa Rayon Sport ari Nyuma Francis Christian yakomeje kugenda amenyesha itangazamakuru ko azasigarana abakinnyi cyangwa se akarekura abandi. Ahangaha yakomeje kugenda avuga ati sinabwira ngo tuzasigarana abakinnyi bangahe, abakinnyi turimo twifuza bose tutarababona. Nkeka ko rero nitumara kugera ku bakinnyi dushaka aribwo tuzabona abakinnyi dushaka kuba twagumana ndetse n'abakinnyi dushaka kuba twasezerera tugishingiye ku bakinnyi rero uburyo bari kugenda babitwara ndetse n'imyanya bagiye bakinaho uburyo abakinnyi bazaba bagiye baboneka. Ngaha rero uyu mutoza yakomeje kuvuga ko rero kugira uruhare mu kugura abakinnyi ba Rayon Sport mu Rwanda bibanze ku bakinnyi bakiri bato kandi bafite impano. Ni mu gihe rero abanyamahanga boho bazaza ari abakinnyi bakomeye kandi bafite ubunararibonye ku buryo bazafasha iyi kipe ya Rayon Sport ndetse n'abakinnyi bayo batoya kuzamura urwego rwabo. Nkuko rero bakomeje kugenda batangaje ko kipe ya Rayon Sport igomba nayo kuba yazana abakinnyi bafite experience b'ibikonyozi bagufasha abakinnyi bakiri bato ubundi umupira bakawudunda kakava. Muri Imana akomeze kugendera abana nayo bakomeje kugenda udukurikira. Nkwibutsa kunyana ukora subscribe, share, like na comment. Nkwibutsa ko turi Arthur Sport TV.